Urakoze bwana Kazungu Nyirinkwaya Yohani Paulo kuza kuganira n'Ikondera Info mu kiganiro cyitwa Fata Ijambo. Mukanya tuvugana wavuze ijambo rikomeye cyane ugomba kubugenderaho ryitwa ukuri. Nagira ngo uko kuri ube wagira icyo kuvugaho. Ukuri wumva ufite n'ukuhe ushaka kugeza ku Banyarwanda? Ukuri mfite nshaka kugeza ku Banyarwanda no kugira ngo muri politike ishyaka PPR Imena yatangiye ishingiye ku kuri, ku bworoherane, ku bwubahane kugira ngo tuzagere ku majyambere arambye. Wakomeje kuvuga yuko Abanyarwanda babuze ukuri. Ushaka kuvuga iki? Abanyarwanda babuze ukuri kuko baramutse babwishanya ukuri batera imbere. Baramutse babwishanya ukuri bagera kuri politike na demokarasi ihamye. Muri uko kutavuga ukuri se hari nk'urugero waduha rw'ikinyoma wenda cyabaye karande kigenda gituma Abanyarwanda bameze uko bameze, u Rwanda ruhora mu ntambara? Hari urugero wumva ufite rw'ikinyoma rwose watubwira? Ikinyoma nababwira nuko uhereye mu mateka y'u Rwanda, haba muri Repubulika ya mbere, haba muri Repubulika ya kabiri, haba muri Repubulika ya gatatu ariho iriho mu Rwanda, hakunzwe kuba politike zishingiye ku moko, ku turere. Ikintu kimaze gushingira ku moko cyangwa ku turere nta kuri kiba kigifite, kuko umuntu yibonamo mwene wabo, ukibonamo akarere, ukabona uwo mwitwa ko muhuje amoko. Ubuse muri igihe turimo umuntu yavuga ko ubutegetsi buriho bushingiye kuki? Ubutegetsi buriho muri iki gihe mu Rwanda yo ubwitegereje usanga ko hari ingingo zimwe na zimwe zigaragaramo ukuri guke. Nko mu rwego rw'ubucamanza ubona ko ubucamanza bw'u Rwanda busa naho utigenga. Gutese kandi bufite burigenga da? Ubucamanza bw'u Rwanda busa naho butigenga kuko yo witegereje neza ubona ko busa naho buri munsi y'ubutegetsi nyubahiriza tegeko. Gwenda waduha nk'urugero. Uyu munsi urugero wafata nuko hari imanza nyinshi tugenda twumva hirya no hino banenga ko zitari mu mucyo. Haramutse hari ubucamanza bwigenga ntabwo izo manza zaba zihoraho Abanyarwanda batakamba umunsi ku wundi.
zaba ari nk'izihe manza, kuko uri umunyapolitiki urakurikiye ibyo mu Rwanda, nk'imanza izo wumva zitavaho kubera ubutabera butigenga, nk'urugero rwawe ruri? Mu manza zivugwa muri iki gihe hari imanza zivugwa ku banyapolitiki batandukanye. Haravugwa urubanza rwa Mushayidi Deo uhagarariye ishyaka PDP, haravugwa urubanza rwa Ntaganda w'Umberakuri, haravugwa urubanza rwa Victoire Ingabire wo muri FDI Inkingi, haravugwa imanza z'abanyamakuru bagiye bafatwa hirya no hino ku buryo bigaragara ko nta iyubahirizwa ry'amategeko ririho ndetse n'iry'ikiremwa muntu. Murakoze. Nagira ngo abatwumva bahise bakubona bumva tuvuga ku kuri. Bwana Kazungu, muri make wibwire abatwumva kugira ngo tuze gukomeza ku kiganiro, unatugezaho imigabo n'imigambi y'ishyaka uhagarariye ubereye umuyobozi PPR Imena. Nitwa Kazungu Nyirinkwaya, nkaba mfite imyaka 43, nkaba nkomoka ahitwa Gicyangugu, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba. Amashuri abanza nayize mu kigo cy'umuryango mutagatifu Sainte Famille muri Nyarugenge, ayisumbuye igice kimwe nkiga muri College Pakope, nyarangiriza mu rwunge rw'amashuri i Rwamagana. Nyuma njya muri Grand Seminaire y'Inyakibanda i Rutongo. Nyuma kubera ko FPR Inkotanyi yari imaze gutera hirya no hino, tubona ubwicanyi leta yari iriho ya MRND yagendaga ikora hirya no hino, haba mu Kingogo, haba mu Bugesera. Wabonaga urwikekwe rutangiye kwinjira mu bigo by'amashuri ndetse no mu kazi. Nafashe icyemezo cyo kujya gutera inkunga FPR Inkotanyi kugeza muri 1994, ubwo Kigali yafatwaga. Ubwo mu mwaka 1997 nibwo nagiye muri Université y'u Rwanda. Muri 1999 mfata icyemezo cyo guhunga u Rwanda. Nkaba ndi mu Bubiligi kuva muri 1999. Nkeka ko mu nshamake icyo mwifuzaga kumbagezaho. Ubwo ndumva utubwiye nyine imibereho yawe uko wabayeho, utubwira ko waje no kujya muri FPR kwitera ingabo mu bitugu. Wagiye muri ryari mu mwaka? Nahageze mu mpera za 1991 kugeza muri 1999 wari ukiri muri FPR. Kugeza muri 1999 nakubwiye ko muri 1997 nagiye muri Université y'u Rwanda. Ariko nundi wari ukiri muri FPR. Kuguma ngiye ntabwo nari mu ishyaka icyo gihe, nasaga naho ntakiri mu ishyaka. Icyo navuga uko nta bikorwa by'ishyaka nakoraga. Ubwo no kuvuga ko wabaye umusirikare muri FPR. FPR abasirikare n'abasivile bose basaga n'abafite inshingano zimwe. Ariko wari umusirikare? Nari muri kote y'abasirikare. Wari ufite igihe peti? Kigali yafashwe ndi sergeant.
nyuma utubwira yuko wagiye muri universite noneho 1999 urahunga, ubu ngubu uri impunzi. Ubu ndi impunzi nk'abanyarwanda bose benshi. None se ubu niba wenda atari ibanga, niki cyatumye uhaguruka ugahunga ku Rwanda wakuriyemo, ndetse ahubwo waranakoranye na FPR, wahagurutse ute urahunga kandi FPR yari kiri ku butegetsi n'ubari iri ku butegetsi? Nafashe icyemezo cyo guhunga kuko nabonaga ko umutekano wanjye usa naho bangamiwe cyane. Nakunze guhura na menace zansangaga muri universite zimbaza umunyamakuru witwa Mugabe Jean Pierre yabari, kuko yandikaga ikinyamakuru cya Rotirbendi Peuple. Ubwo uko bazaga kuyimbaza byanyerekaga inzira nyinshi nk'umuntu wari muri university. Nabonaga ko kumbaza uwo muntu mperuka nkiri mu kazi byaba ari urwikekwe rukomeye. Nkurikije agaciro inyandiko zizakomezaga guhabwa, nkurikije imikorere yari iriho icyo gihe ya FPR, byanteye gufata icyemezo cyo guhunga u Rwanda. Imikorere yari imeze ite yatumye uhunga? Urabyumva, ni leta yari kijyaho itaragira abakozi experimenté, navuga ko bazi icyo bakora, bari bagishakisha, ku buryo urwikekwe rwose rwashoboraga kuvamo kuba wata ubuzima bwawe. Hari icyo sowe ku bwawe wumvaga wakoze ku buryo wumva wabihanirwa cyangwa se wabitoterezwa? Uwo musore yakunze kugaragara muri serivisi iwanjye aho nakoraga. Muri iyo serivisi icyo gihe nari officier de liaison muri ministère ya rehabilitation. Ubwo yari inshuti yanjye, tuganira kimwe nuko ari inshuti y'abayobozi benshi, ariko kumva nge nk'umuntu wari uri muri Université y'u Rwanda baza kubimbaza byanteye kwibaza ibintu byinshi. Nsanga atari nge wari kuba ndi uwa mbere mu kubazwa gahunda ze, kuko yari afite abayobozi benshi babanye nawe kandi yakoranaga nabo bagombye kuba bafite amakuru ahagije kundusha. Ariko ubwo ntabwo turimo kumva nk'uwo ibyo ikintu yandikaga cyagombye kuba ari kibi ni nk'iki? Yakunze kwandika ibintu byita akazu k'igahini, yerekana uburyo FPR iyoboye nabi n'ukuntu igiye kurindimuka. Ibyo urumva ko byakoraga mu mitwe y'abantu benshi, kandi yandika amakuru kenshi afite ireme n'ihame. Urumva ko byari bigoye ko umuntu wamukekwaga uruhande yashoboraga kuba yarukuka ayo madosiye yarakomeye muri icyo gihe. Nawe se niko wabibonaga icyo gihe muri za 1999 kuko FPR yayoboraga nabi? Kuvuga ko yayoboraga nabi cyangwa neza, nge nka perezida w'ishyaka PPR yiyemeje ubworoherane. Hari aho nshyiramo tolerance, ngasanga ko bari bafite ikibazo cya personnel cy'abakozi baza akazi. Urumva ko bifashishaga abahari, abo nakwita abanyabushake, abakorerabushake. Bikaba byaravagamo imikorere mibi, ariko kuvuga ko bakoraga neza nabambeke, kuko inzego z'ubucamanza zibanze zakoraga nabi, kuko zafungaga abantu zitabafungiye kuri za mandat d'arrêt.
hari ikintu nakwita arrestation arbitraire zidafite manda, abantu bamwe ntibamenye aho bafungiwe, abandi bakabura. Urumva ko byari biteye ubwoba mu gihe cyose wasanga ko ugiye kugongana n'ubutegetsi. Kazungu, nkurikije ibyo watubwiye, uri mu bantu babonye amahano yabaye iwacu amwe, kuko amahano yabaye iwacu ni menshi, hari n'ayabayeho tutarabaho, ariko nk'iyo ayo twibuka nayabaye kuva mu Kwakira mu mwaka w'1990 aribwo intambara ya FPR yatangiraga iturutse za Byumba na za Ruhengeri, abantu intambara abantu barapfa. Icyo gihe wowe wari iki, hari icyo washoboye gukora muri icyo gihe intambara ya FPR itangira? Nawe wari utarinjiramo? Ariko oya, nge nari ntarajya muri FPR Inkotanyi intambara itangira. Nibyo nakubwiye ko nge nafashe icyemezo cyo guhunga u Rwanda, kuko nabonaga ko abatutsi batangiye kwishwa hirya no hino. Icyemezo cyo kujya gushyigikira FPR nabonaga ariyo nzira yonyine rukumbi isigaye, kuko hari urwikekwe mu bigo, mu kazi, mu butegetsi, aho uciye bakwita inyenzi, aho uciye bakwita inzoka. Cyari ikibazo gikomeye ku muntu w'umututsi wese warebaga kure. Ariko icyo gihe wari ukiri mu seminari wowe? Nibyo mpamvu, nibyo nakubwiye, nafashe icyemezo cyo kujyayo, kuko nabonaga ko mu minsi mike kaza kuba. No mu seminari ibyo byabagaho? Byari bihari rwose. Ahantu bavuga ijambo ry'Imana ry'urukundo. Nakubwira mu by'ukuri ko nk'abantu bari muri promotion yanjye, aho twari turi mu seminari, abasigayeho b'abatutsi turi batatu, ninjye n'umupadiri witwa Kayisabe, ubu ni recteur wa Grand Seminaire Kabgayi, n'undi musore witwa Muzungu Didasi, we yahongeye mu Bubiligi. Abandi bose barishwe. Abo bishwe ariko muri 1994 cyangwa bishwe mbere yuko ujya muri FPR, mbere ya 1991? Ariko amaso yerekaga umuntu ibizaba, kuko wumvaga urwikekwe ruri no mu bafaratiri, ukabona ko bitazabyara ikintu kizima. None se ubwo mu seminari hari abantu bajyaga baza kubarukirita, niko navuga, kubabwira ko mugomba kuza mugashyikira FPR kugira ngo abatutsi be gukomeza kwicwa? Hari ikintu cya humiliation hagati mu bafaratiri, aho umuntu ahuye ati uri umututsi ukibaza ukuntu umuntu waje mu nzira ya Yezu Kristo ushaka guha ubuzima bw'ubusaserdoti akubaza ko umututsi ari icyaha, ukabona ko biteye ubwoba. Ufata icyemezo cyo kujya? Nuko nafashe icyemezo cyo kujya usanga FPR, kuko nabonaga ko ariho honyine umuntu yapfa guhungira akagira amahoro. Igihe wari ugiye muri FPR rero uzana nayo nk'umusirikare, iyo utekereje usanga se intambara warwanye n'icyo wifuzaga kugeraho warakigezeho? Icyo nifuzaga kugeraho kwari kugira ngo abatutsi badakomeza kwicwa. Nashaka kurandura ikintu cyari kimaze kuba kamere kuva muri 1959, ubwo 1959 icyo bise revolution y'abahutu cyabayemo kwica abatutsi. 64 hakicwa abatutsi, 66 uko inyenzi ziteye hakicwa abatutsi, ndetse na Perezida Habyarimana yigeze kubivuga, niba ntibekira bore, yavuze ngo uko inkotanyi, uko abatutsi bateye ngo mu gihugu bagomba kubica. Urumva ko ryo ni ijambo ryari risebeje cyane ku muntu w'umuyobozi icyo gihe. Shubije amaso inyuma ndebye 90 uburyo abatutsi bose bafashwe bagashyirwa mu magereza, nasanze ngumyaho nubwo ngo inyuma y'imva haba ubuzima, nasanze ntateganyiriza ubuzima bwanjye kujya mu mva. Noneho intambara rero wagiyemo
wagiye ushaka kugira ngo urinde utuma abatutsi badakomeza kwicwa. Ibyo wabigezeho? Ntabwo nabigezeho, kuko ibyari politike yo kwibohoza akarengane byaje kuvukamo amarorerwa y'ubwicanyi bukomeye, bwaje kuba jenoside. Uko iminsi yagendaga igihugu cyagiye gifata n'isura y'ubutegetsi yarahindutse bwari imbere mu gihugu. Kukigeraho byaragoranye, kuko twaje dusanga abantu bose barashize mu gihugu, abarokotse nabo barahunze baragiye muri Kongo, igihugu kidatuwe. Abanyarwanda baje kwisanga mu gihugu barakomeretse bose. Kugira ngo izo objectif zigerweho, nawe urabyumva ko zitari zoroshye mu gihe abanyarwanda bose bakomeretse. Niyo mpamvu twe mu ishyaka ryacu mu kurishinga twashingiye ku mateka y'ibikomere abanyarwanda bagize, dusanga abanyarwanda bakeneye gutegwa amatwi, bagahabwa icyicaro bakavuga ibyo batekereza, tukabasaba kuvuga ukuri, nyuma y'ukuri tukabasaba koroherana. Nubwo muri mu bantu nkuko nabivuze bashobora kugira ibyo babwira abandi batari bahari, nk'ubu muri ubwo bwicanyi mu ndengakamere bwabaye muri 1994, hari nk'ibyo bakomeza kugarukaho by'ihanurwa ry'indege wari utwaye umukuru w'igihugu Juvenal Habyarimana, ndetse ari kumwe n'ubu Burundi n'abandi bategetsi bandi benshi bari abayobozi b'igihugu. Iryo hanurwa ry'indege rivugwaho byinshi cyane. Nkawe wari uri mu gisirikare, hari ukuri twatangiye tuvuga ko umuntu ko tuvugisha ukuri, hari ukuri waba uriziho? Ngewe nta kuri na guke nzi ku bintu bijyanye n'ihanurwa ry'indege yaditwaye perezida w'u Rwanda. Ibyo ngenda mbona nta nkete zigikorwa, ibyandikwa byose ndabisoma, ngerageza kwanaliza. Magingo yo ndebye ibyandikwa, nasaba communauté internationale gushyiramo ingufu nyinshi kugira ngo kuri kuzajya hagaragara, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi hatazajya haboneka abashingira ku marangamutima cyangwa ku manyuramutima kugira ngo bazayobye abanyarwanda. Ni ikintu gikenewe kuko byazabera iyi revolution twatangiye abanyarwanda benshi y'ukuri. Amashyirahamwe, amashyaka atandukanye yose arashaka ukuri. Umuryango mpuzamahanga, imiryango mpuzamahanga idufashije tukazamenya ukuri kwihanurwa ry'iya ndege yohoze ari perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Icyo gihe byafasha abanyarwanda ku bwiyunge bwabo. Iyo ukoze nka analyse nka y'umunyapolitiki, ubu havugwa ibintu bibiri: ko yaba yarishwe n'abasirikare bari bariho icyo gihe, cyangwa se ko yarishwe n'abasirikare ba FPR ku itegeko rya Kagame. Wowe yukoze analyse wumva bigana hehe? Hari bitabo genda soma nkakora analyse, nabonye byakozwe na nkete za Bruguiere, nashoboye kubona ankete balistique yakozwe. Nyuma nza kubona igitabo cyanditswe no muri gitwa Philippe
kitwa Noir et Blanc Menteur. Nza kukigereranya n'ubuhamya icyo nakwita témoignage yatanzwe na bwana Rudasingwa Theogene na bwana Micombero Jean Marie wo mu ishyaka RNC. Usanga byose kugeza amagingo aya bakitana ba mwana. Ibya burugeri byo byakuwe ku isoko, ntibikiri ku isoko. Duhanze amaso imyanzuro mu gihe hazabaho ekipe ya Trevidic, kuko niyo iri kugenda ikusanya ubuhamya bukorwa na nkete zabaye kuri terrain y'u Rwanda. Icyo gihe se wowe wari urihe muri iryo joro rya le 6 avril? Nge ntabwo nari muri kote za Kibungo, ntabwo nge nari i Kigali. Ubwo noneho nyuma yaho haje gukurikiraho ubwicanyi kuhera muri iryo joro ku ya 7 abatutsi benshi barapfa, n'abahutu baje kwitwa nyuma abahutu modere. Icyo gihe warihe? Nge nari Kibungo. Ari Kibungo. Ntacyo washoboye kubikoraho? Ntacyo nari kubikoraho. Nge nari Kibungo ku birometero bigera kuri 80 uvuye mu mujyi wa Kigali. Aho wari uri se ho ntabwo byabaye? Nta bwicanyi bwahabaye icyo gihe? Ubwicanyi aho twari twasanze abantu barahahunze, nta Abanyarwanda bahari, baragiye muri za Tanzania, abandi bari hirya ngo za Rwamagana. Hano twete nta Abanyarwanda bari bahari. Nta bwicanyi mwabonye mwebwe? Twagiye tubona imirambo y'abatutsi mu mijyi aho twageraga, za Birenga, twababonaga za Kigarama, twababonaga za Kabarondo, za Kayonza, ariko Abanyarwanda bo bose nta bari bahari. Nyuma yaho haje no kuba ubwicanyi bw'abari bayoboraga Kiliziya Gatolika i Kabgayi. Ho icyo gihe wari he? Hari icyo washoboye wakora? Nari nkiri Kibungo. Ko ubwo bwicanyi nkeka ko bwabaye nko mu kwezi kwa gatandatu. Nibyo ntabwo Kigali yagafatwa, abantu bari bakiri hirya no hino. Nabyo ibyo nanabyumvishije Kigali yarafashwe. Hari n'ubundi bwicanyi bwinshi bwabaye nka isenywa ry'inkambi z'ikibeho, bwinshi. Sinzi niba ubuyisubije amaso inyuma wenda usanga hari nk'icyo washoboraga gukora utakoze. Iyo nkiza kuba mfite ubushobozi, nashoboraga kuramira uwo nshoboye, kandi koko nge uwanganye wese naramutabaye. Wabwiye agahinda afite nawe muteza amatwi, nibwo bushobozi nari mfite icyo gihe. Naho kuba hari icyo nari gushobora gushyira mu bikorwa gikomeye byari kuba bigoye, kuko ntabwo nari mu bayobozi b'igihugu. Birababaje wenda bigomba kuba biri nabyo mu mpamvu zatumye ukomeza gutekereza hamwe na bagenzi bawe kuba mwashyiraho urubuga rwatuma koko ibyo bintu bitongera kuba. PPR Imena, watubwira muri make icyo PPR Imena, ishyaka ubereye umuyobozi, rije gukora kuri ibyo bibazo byinshi byabaye mu Rwanda wenda binakiriho? PPR Imena imaze gusubiza amaso inyuma ikareba amarorerwa yabaye muri Mata 1994, ishubije amaso inyuma ikareba ubwicanyi bwakomeje kuba mu Rwanda kuva twahabwa ubwigenge. Twasanze Abanyarwanda bababaye cyane, kandi akababaro kabo bakamarwa
no guhura bakaganira bakabwizanya ukuri bakemera kubabarirana bagahuzwa n'ubutegetsi bwemeye ibiganiro bisesuye. Ibyo biganiro bisesuye buri munyarwanda wese aziyumvamo, nicyo cyonyine uyu munsi tubona cyafasha abanyarwanda baba bayi ku mpande zose. Iyi nkawe Kazungu se dukurikije nyine ibyo watubwiye wabayemo, ubu uri mu bantu basaba imbabazi? Njyewe nemera ko icyo umuntu wese yanshinja nagisabira imbabazi. Ubu umuntu yavuga ko nta maraso ufite ku ntoki? Njye nta maraso mfite ku ntoki kuko nta rwego rw'ubuyobozi nari mfite nkiri mu Rwanda, narayoborwaga kandi njyewe nkora icyo nemera singikora. Akaba ari ikibazo cyari kimbangamiye no mu mikorere yanjye. Hari ibyo wategetswe gukora wanga kubikora? Kenshi umbwiye ngo mfunge nk'umuntu ntabwo nakomera kumufunga mu gihe cyose utampa refe pertina, utampa icyo nakwita proof, ibimenyetso bifatika. Ntabwo byanyorohera kugira ngo nkore ikintu ntemera. Mu minsi yashize twari mu myigaragambyo, hari habaye imyigaragambyo, wafashe ahantu hari ifoto ya Kagame urayitwika, wabitewe n'iki? Narishingiye ko abanyarwanda uko mbabona basa n'abakomeretse. Hari abanyarwanda bafite agahinda ariko ntibakavuge. Njye nibwo bushobozi nari mfite bwo kwerekana ko n'abanyabyaha bashobora kuba bahanwa. Ukaba uvuga ko Kagame ari umunyabyaha? Uyu munsi Kagame ibyiza nibi bikorwa mu Rwanda, iyo hakozwe ibyiza niwe ubyitirirwa nka Perezida wa Repubulika, niyo hakozwe ibibi mu gihe cyose hataraboneka inyishyu y'ibibi byakozwe bikomeza kumujya ku mutwe. Ubu umaze gushyiraho ishyaka PPR Mena, ni ukuvuga ko hari ibyo unenga kugira ngo iryo shyaka rizatume bikosorwa. Ese ubundi ishyaka ryawe riri muri opposition cyangwa rishyigikiye ubutegetsi buriho? Ishyaka ryanjye ni ishyaka rya opposition ritazemera na rimwe gushyigikira ibitagenda mu gihugu. Iyi ni biki bitagenda bibahagurukije rwose mwumva mugiye gushyiraho ingufu zanyu? Ni iki munenga kuri ubutegetsi buriho kigombye gutuma mwebwe mu biri abasore, ni wowe n'abandi 8, wenda hari n'abandi muri kumwe, kigiye gutuma n'ingufu mwari musigaranye nyinshi mu gifite mugiye kuziha ishyaka kugira ngo muhindure ibyo mubona bitagenda? Icyatumye duhaguruka nuko tubona koko gukoma amashyi ugakoma amashyi icyo utemera bigoye. Abanyarwanda muri rusange abari imbere mu gihugu
bemera ibije amashyaka ari imbere mu gihugu ari muri systeme y'u Rwanda uyu munsi yemera ibyo systeme presidentielle yemeje. Twicyo dushaka muri PPR Imena nuko abanyarwanda twicara tukagira uruhare mu buyobozi bw'u Rwanda. Ariko n'ubundi nkeka ko urwo ruhare barufite kuko abayobozi bariho batowe n'abaturage. Magingo aya niko bivugwa ko batowe n'abaturage, ariko ngiye kugeza magingo aya ntabwo niba wenda ari uko maze imyaka myinshi hani Buraya iyo nubishe ngo umuntu yatowe 98% bintera ubwoba. Iryo janisha kenshi ntabwo ndyemera, ushobora kudafata megafone ngo bivugire hejuru, ariko waba ari hafi wese navuga nti iriya janisha ntabwo naryemeye. Cyese ufite ibimenyetso. Uwija ugira 98 akwereka ibimenyetso. Ibimenyetso urengizi birote abaturage baratoye, muze namwe mwibarire kandi ubwo asanga nibyo. Nibyo nakubwiye ngo amashyaka uyu munsi ari mu Rwanda nta mashyaka yayobotse ubutegetsi, nta mashyaka yemera ategeko ibyo akora. Niko bibona, niko mbibona. Wenda ushaka kubibona ukundi ukanyungura igitekerezo, ariko magingo ya nge mbona amashyaka ari mu Rwanda yemera icyo Perezida wa Repubulika avuze, inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nkeka ko idashobora kuvuguruza Perezida wa Repubulika ibyo avuze nk'ibyo tubona muri bihugu dutuyemo. Ibyo rero muri PPR Imena mukumva muzabirwanya mukabigeraho, muzakoresha izihe ngufu? Twebwe turashaka icyo twifuza muri PPR Imena nuko leta y'u Rwanda iriho yakwemera kuganira n'abatavuga rumwe nayo. Ese wigeze usaba PPR Imena, mwigeze musaba kuganira na leta y'u Rwanda irabibangira? Turacyari kwiyubaka, ariko mu minsi iri imbere tuzabisaba. Mushobora kubihabwa rero. Babiduhaye byabari mahire, nkeka ko byashimisha abanyarwanda benshi. Batabiduhaye ubwo abanyarwanda bazabibona, ubwo tuzafata izindi ngamba. Kazungu, abenshi bari bakuzi mu ishyaka RNC, wari kumwe na bagenzi bawe nanjye vuga ngo mwabyirukanye muri FPR, ishyaka rya Rudasingwa, ishyaka ririmo Nyamwasa ndetse na Karegeya n'abandi nk'aba Micombero. None wavuyemo cyangwa se warisezeyeho cyangwa wasanze kugira ngo ubutegetsi bw'u Rwanda bumere neza hajyaho amashyaka menshi, ubwo sinzi cyabiguteye uko twari tukuze muri RNC. None havuga ntese ibyo utashoboye gukora uri mu Rwanda warabayeyo, ntushoboye kubikora uri muri RNC uri kumwe n'abagenzi bawe mwakoranye inzira yo kubohoza u Rwanda, ubu uzabishoboza iki muri PPR Imena? Muri PPR Imena nyishinga nuko hari ibyo ntemeraga by'umutwe wa politiki nari mari wo RNC, njye no kuyivamo nayo babwiye, nabandikiye mu mutwe nise ko nta kwemera akajagari n'amatiku mu ishyaka. Waruje ku mwaka wa 3 ndi muri RNC, mbona ko ishyaka rigiye kumara imyaka 3 nta mahame rifite, nta mategeko arigenga, nta buyobozi buhamye rifite. Usanga ko hari urwikekwe wo kubona umuti w'ibibazo abantu bakabibona mu nzangano
n'amatiku, nasanze ingufu zanjye uko nzizi sinshobora gukorana n'umunyamatiku cyangwa se n'umuntu ubona ko ari muri politike yahumiriza nkuyobore. Iyo nayibayemo muri FPR, ntabwo nari kwikomeza kuyigumamo muri RNC. ariko muri RNC wari ushinzwe akarere k'Ububirigi kose hari cyangwa ni Buruseli? Ubwo rero numva wari ufite uburenganzira kugira ngo bashyiraho amategeko nibura ukatanga urugero hano mu Bubiligi. Nicyo cyatumye mbandikira ko akajagari n'amatiku nashobora kubigumamo mu gihe cyose mbona ko harimo ikibazo gikomeye cyuko ubuyobozi bw'ishyaka butakorwa neza, nta kuri, nta mahame, nta n'amategeko agenga ishyaka. Ariko wabazaga wese yitaga undi ba mwana, wabaza uri wese akita undi ba mwana, kugeza ubwo n'ikimenyimenyi abenshi mu bari bari mu buyobozi bafashe icyemezo cyo kwegura. Yego, ishyaka PPR Imenari baravutse, ryavutse mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2013. Ryo rivuka mugomba kuba mufite nyine urugero mwahuye muri RNC, mwumva muzakora muti kugira ngo nyine amahame muyagereho, mwumva mwarashyizeho ingamba zikomeye ku buryo ishyaka utazongera wenda ngo urive mushinga irindi nkuko nyine wavuye muri RNC. Twebwe mbere yo gushinga ishyaka twarabanje kwicara twese nk'abantu barabayobozi, tubanza gukiraho amahame mbere yo gutangaza ishyaka. Kandi mwese uko muri 9 mwari muri RNC? Twese twaye muri RNC. Tumaze gukiraho amahame ari no kuri site yacu www.pprmena.com, dukora amategeko azagenga ishyaka, dukora n'umurongo wa politiki w'ishyaka ryacu, nabyo biri kuri site yacu. Wenda nk'abatajya kuri site, umurongo wa politiki mufite n'ubuhe? Umurongo wa politiki yacu tumaze gushingira kuri ayo marorerwa yose yabaye mu Rwanda, arimo na jenoside, aho abanyarwanda bishe abandi banyarwanda babaziza akarere, amoko n'ibitekerezo byabo. Twe twasanze ko twebwe dushimangira ko habaho ukuri n'ubworoherane kugira ngo ibyabaye ntibizongere kuba. Twasanze muri PPR Imena tugomba gukiraho ubucamanza bwigenga, ariko bushingiye ku kuri. Ubucamanza uzabanza kureba ibyabaye mu Rwanda, budahana uruhande rumwe urundi rurekwe. Twe muri PPR Imena twemeranya ko umunyarwanda wese agomba kugira nibura uburenganzira bwo kuvuga icyo atekereza, mu gihe mu Rwanda nta muntu uvuga icyo atekereza magingo aya. Twe muri PPR Imena twemera gukorana n'amashyaka yose y'imbere mu gihugu n'ay'inyuma y'igihugu, n'amashyirahamwe yose ari imbere mu Rwanda n'ari inyuma mu Rwanda. Mu gihe tubona ko hariho abanyarwanda bo batinya no kubivuga, bajya no muri ambasade mu ijoro bihishe z'u Rwanda ngo kugira ngo abandi batazamenya ko bakorana na leta y'u Rwanda. Twe igihe nikigera tuzasaba kwandikisha ishyaka ryacu, ntabwo tuzajya kuryandikisha i Buruseli, tuzohereza intumwa ijye kuryandikisha i Rwanda ku mugaragaro. Kandi mu byo nasomye wenda nibeshye uko ishyaka ryanyu n'ubundi rikorera mu Rwanda rishobora kuba rifite n'ikicaro mu Rwanda. Oya, twebwe kuko ishyaka ryashingiwe mu mahanga, ariko objectif y'ishyaka no kujya gukorera mu gihugu. Ubu Kazungu witeguye kujya mu Rwanda? Cyane rwose, mu gihe cyose ishyaka ryacu rizaba ryemewe niteguye kujya mu Rwanda. Igihe ritazemerwa ntabwo uzajya mu Rwanda? Mu gihe cyose ishyaka ritazemerwa tuzabyigaho mu nteko y'ishyaka, turebe
icyakorwa, kuko strategy z'ishyaka zizafatwa bitewe n'uko ibihe bizagenda byitwara. ubu niba bemerera rero uzajya gukora mu Rwanda, nta bwoba ufite bw'uko wenda wazamira nk'Ingabire nawe bakakufunga, cyangwa se na Deo Mushayidi, nka Deo Mushayidi, hari ubudahangarwa bundi wumva wowe ufite ku buryo utamera nkabo? Nta budahangarwa mfite burenze bw'abafungiwe muri gereza z'u Rwanda magingo aya, ariko inyuma y'imva nahuye ngo haba ubuzima, nta bwoba na buke mfite, kuko inzira zose mbona twarazigerageje zarananiranye. Inzira isigaye ni ukujya mu Rwanda, nabo bategetsi bakabona ko tubabaye, bazabyemera cyangwa abanyarwanda ubwabo bazabasaba kubyemera. Rero abasanga nkawe Kazungu warakoranye cyane na FPR, warayikoreye, bakibaza batese ahubwo buriya ntashaka kugira ngo ajye guteza umurindi urukuta rwa Kagame rukomeze rutsikamira abaturage. Ati icyizere ni ikihe waduha kitugaragariza rwose ko ugiye uri ishyaka risaba guhindura ibitagenda? Icyizere naguha nuko imikorere y'ubutegetsi buri mu Rwanda imyinshi ndayinenga rwose, hari n'ibyiza bagezeho. Twe muri PPR mena twakizeho ubworoherane, ntabwo wakora ubworoherane udashima ibyo umuntu yakoze ngo nananenge ibyo yakoze, noneho mugire consensus. Ntabwo leta y'u Rwanda ibyo yakoze byose ari bibi, ifite ibibi yakoze n'ibyiza twebwe nk'abanyapolitike dushima. Yewe wenda watubwira nka bimwe mu byiza, kuko mbere yo kuvuga ibi umuntu yahera ku byiza. Ibyiza mushimira leta iriho nibihe? Ibyiza nge nkurikije mu gihe cyashize mu butegetsi bwabayeho mu Rwanda, hagiye habaho ubutegetsi buha imizi n'agaciro uturere. Politiki y'uturere mu Rwanda yararandutse, politiki y'amoko isa naho yarandutse. Ibyo ni bimwe mu byo nashima leta y'u Rwanda yagezeho. Abanyarwanda yo bibona ntibibona mu moko cyane nk'uko twabibayemo mu gihe cyashize, nicyo cyiza mbona navuga leta y'u Rwanda yagezeho. Ubu kubyerekeye amoko, wowe usanga ubu nta busumbane buhari, nta rwikekwe rw'amoko ruhari. Nyamara hariho abajya bavuga ko mu Rwanda ubwoko bw'abatutsi buri hejuru, ko abahutu bakandamizwa. Simperuka simbizi, ariko nkaho umunyapolitiki watubwira uko bibona mu byerekeye nyine imibanire y'amoko. Iyo ngiye nkoresha ijanisha nkareba muri guverinoma y'u Rwanda, nkareba mu nteko ishinga amategeko, mbonamo amoko yose. Gende byo mu gisirikare cyabo nkabona amoko yose. Ikindi nashima nabonye ikindi nashima nabonye ni mu rwego rw'inyigisho, abanyarwanda bose bariga. Ikibazo gikomeye mu Rwanda ni ubutegetsi budashaka kwisharana n'abatavuga rumwe nabwo, urashaka kuyobora ubwemera gusa. Kugira ngo ugere kuri objectifu y'imiyoborere myiza y'igihugu, ugomba no kwemera kunengwa, ukicarana n'uwo mutahuje uvuga rumwe, ukora umunyarwanda, kugira ngo umushakire amahoro arambye. Consensus ivuga ibitegura amahoro arambye y'igihugu. Ubwo kuko uvuze ko mu byo ushima byagenze neza,
uvuze bibiri cyangwa bitatu mu bitagenda nicyo gusa wavuga cyuko ubutegetsi budashaka kwicarana n'abatavuga rumwe narwo cyangwa hari n'ibindi unenga hari byo bavuga by'inzara mu baturage iby'abana bamwe na bamwe batiga ibyo gusumbanyisha abapfakazi n'imfubyi ibintu bitagenda ni ibihe mwaba mugiye guhindura mwebwe muri PPR Imena muri ibigenda n'ibitagenda umuntu abisanga hose ibitagenda turibona ko mu Rwanda batangiye ikintu nakwita nka reforme agraire gusaranganya abantu amasambu ni ikibazo gikomeye cyo kunengwa cyane kubera ko abitwa intumwa za rubanda nizo tunenga kuko eske za ntumwa za rubanda ni intumwa za rubanda zivuga ibyo wa muturage se yazitumye cyangwa wenda zivuga zemera ibyo perezida wa repubulika yasabye uruga ko wa muturage uzakurwa mu isambu ye ariko atarabanje guhura n'intumwa ye ngo ayibwire koko abishimye cyangwa binenze. Hari abavuga ko mu Rwanda hari ibibazo by'inzara niba byaraturutse kuri iyo reforme agraire wari urimo kuvuga sinzi niba icyo kibazo cy'inzara namwe muri PPR Imena mukizi. Ikibazo cy'inzara turakizi twagiye twumva ko leta yashyizeho politike ko abaturage bahinga imyaka bemeranyijweho na leta ariko iyo myaka bakayihinga badafite uburenganzira bwo kuyisaruraho ko bizaca muri za koperative. Ntabwo iyo cyemezo y'ukurikije sondage zikorwa kiboneye abaturage kuko abaturage benshi iyo muganiriye ntabwo cyabanyuze. Icyo bikaba cyatusha kote morale y'umuturage mu gihe umuturage abona ko yaba akorera leta kurusha uko akorera urugo rwe bishobora kumuca intege bigatuma adakora cyane bikaba ari byo bitera inzara. Donc inzara ituruka ku baturage badakora. Ntabwo inzara ituruka ku baturage badakora ariko abaturage politike leta ishyiraho itabanyuze bishobora gutuma badakora. Ubu ngubu igiteye inzara mu Rwanda ni iki? Nyibona muri kote morale na kote pratique et mise en application ya leta. Kuvuga iki? Icyo nshaka kuvuga aho ngaho nuko leta igenda itura ku baturage gahunda y'iterambere nta kwita kuri dasaranganyijwe bikaza birenze ibyo umuturage yateguye hakaba ikintu cya deséquilibre mu myumvire no mu mikorere niko nyembikeka. Noneho mwebwe mukaba mubona kubihindura nuguhindura abayobozi begereye abaturage cyangwa guhindura byaturuka ku rwego rwo hejuru. Kwebwe tubona ko bituruka ko nta consensus zibaho kuko abantu bose bategekwa bahabwa amategeko aturutse hejuru. Habazana ibitekerezo byabo ku isi yose nta atari opposition. Kuvuga opposition bivuga ko leta igomba gusenyuka. Hagomba kubaho consensus n'ibitekerezo bitandukanye kugira ngo abantu bubake u Rwanda bubake igihugu. Uko tubibona rero biza mu njyana imwe bigasubiraho mu njyana imwe. Muri PPR Imena ubwo ndumva tugeze ku mibanire y'abaturage kare wavuze uti mu byiza mbona nuko nta ukibona mu bwoko. Noneho mwe mushyigikiye kiriya cyemezo u Rwanda rwafashe cyo gukura amoko mu byangombwa ndetse no kuvuga ko nta moko ari mu Rwanda ko abanyarwanda bose ari abanyarwanda nta muhutu nta mututsi nta mutwa. Icyo ngewe nshyigikiye muri PPR Imena dushyigikiye ko ari amoko atagomba kuba mu ndangamuntu kubera amateka yaranze u Rwanda
ayo mateka yahekuye u Rwanda, uyu munsi tukaba dufite ibikomere byandi kuba n'inkovu. Ayo moko ntacyo yamarira abanyarwanda na gito. Kutayandika mu ndangamuntu, ariko umuntu abantu bagakomeza ubwoko bwabo. Ubwo ni uburenganzira bwa muntu kuba wakumva ko ubwoko bwawe ubukunze, ni uburenganzira bwawe. Icyangombwa nuko utakwitwaza ubwoko bwawe ngo ubangamire ubundi bwoko. Ariko umuntu akavuga ati uwo twahuye cyangwa wandenganyije yandenganyije wenda kubera ko ndi umuhutu, yampoye yuko ndi umututsi, yampaye akazi ko ndi umuhutu, yampaye akazi ko ndi umututsi. Ibyo ngibyo ndumva biri mu byo hari mudashaka ko byabaho. Muri PPR imenatwe dusanga ko mu gihe cyose haba hariho ubucamanza buri hejuru, amategeko ari hejuru y'ubuyobozi, nta na rimwe icyo kibazo cy'amoko cyagaruka mu Rwanda. Muravuga ko mu migambi yanyu mugomba guca ubusumbane mu bantu. Ubwo busumbane kuri iki gihe bugaragarira kwehe mushaka guca? Ubusumbane twe tuvuga muri iki gihe nukumva ko hariho nk'iyo reforme agraire twumva bavuga yigabana amasambu. Hari abantu usanga bafite amasambu ataraye abasekuruza, ukibaza aho bayakuye ikagushobera. Ubusumbane dushaka kuvuga nukumva hari abantu baba badafite uburenganzira ku bintu byabo, kandi ari cyo amategeko abereyeho ko umuntu, ikintu cy'umuntu kikomeza kuba icye mu gihe nta mategeko cyangwa urukiko rwemeje ko icyo kintu cyambuye. Icyo kintu kigatuma hakomeza kuba ubwo busumbane. Abantu ubwo busumbane buhera hejuru, ko hari abantu bari hejuru y'amategeko, kandi amategeko yagombye kuba hejuru y'abantu. Ariko abantu bakomeje kuvuga bari hejuru y'amategeko ni bande? Abantu bari hejuru y'amategeko mu gihe cyose ubuyobozi buri mu gihugu bwumva ko buri hejuru y'amategeko, iteka hazahora hari ibibazo by'urudaca by'imisumbanire y'abanyarwanda. Nk'ubu wenda dukomeje ibyo by'ubusumbane cyangwa se by'imibanire, ubu mu Rwanda bari mu bihe byo kwibuka jenoside yitwa jenoside yakorewe abatutsi. Iyo mvugo ubwayo muri iki gihe turimo muri PPR Imena, iyo ni imvugo mwumva ihumuriza, ihuza abanyarwanda bakiriyo bose, kuko amoko yose ariyo, kandi mu bapfuye amoko yose yarapfuye, yarapfushije. Mwumva iyo mvugo mwayikomeza? Muri PPR Imena jenoside tuyakira nk'uko iriya resolution ya 1955 yo mu Gushyingo 1994 yisobanura ko n'ubwicanyi bwakozwe n'abanyarwanda bakora abandi banyarwanda babajije amoko, uturere cyangwa ibitekerezo. Ku bwanjye nsanga yaba imvugo yunga abanyarwanda, kuba bavuga ko jenoside yakorewe abatutsi n'abanyarwanda, abahutu n'abanyarwanda, abatwa n'abanyarwanda, bashoboye kubirekera uko resolution yari yabisohoye, byaba byiza kurushaho. Mwebwe muri PPR Imena se ibyo murabiharanira? Kuko iyo resolution ivuga ko ari jenoside yabaye mu Rwanda, ntabwo ushyiraho jenoside yakorewe abatutsi. Mwebwe muri PPR Imena mwumva ari ibyo mugiye kurwanira, yuko yaba imvugo amahanga Loni yabyise?
twe ku bwacu twumva imvugo ya ONU yabiboneye mu bworoherane bw'abanyarwanda, akaba ari tuzanakira mu bikorwa. ubu se mwaba mwaratangiye kubisaba leta y'u Rwanda, kuko nubwo mutaremerwa ariko wenda mugomba kuba mufite ibikorwa bimwe na bimwe mukora bitangira kugaragaza nyine ibyo mwifuza? Twebwe abagiye mu nyandiko zose dukora n'ubyo twifuriza abanyarwanda ni ukwirinda amagambo akomeretsa abanyarwanda, bakarushaho kuvugisha ukuri, kuba jenoside harishwe yarakorewe abatutsi. Uvuze ngo yakorewe abatutsi nibyo koko, abahutu barahagurutse bajya kwica abatutsi, ariko abahutu bahunganye n'abatutsi nabo barishwa. Hari abahutu bari bafite ibitekerezo bitemera ubuyobozi bwari bwo icyo gihe barishwe. Hari n'abandi bahutu bagiye bishwa ari inzirakarengane. Abo bose rero mu rwego rwo kubahumuriza twagombye gukoresha ijambo abanyarwanda kugira ngo bibonere buri muntu wese. Ibyo rero biri mu byo bimwe mu by'Ingabire yavuze ageze mu Rwanda. Uzi ko yagiye gusura ku Gisozi, hari ijambo yahavugiye, sinzi niba ntabwo bufitiye uvuga ibyo ngibyo kandi bijya gusa n'ibyo nawe yavuze, ntabwo bufite bw'uko ubucamanza bw'u Rwanda bwabukurikirana. Ntabwo ngewe ibyo mvuze bisa n'ibyo Ingabire yavuze. Ingabire mbabare usubiremo ibyo Ingabire yavuze. Ingabire ari ku Gisozi yamaze gusura urwibutso rwa jenoside, yavuze ko abonye urwibutso rw'abatutsi ariko ko hari n'abandi bishwe nabo bakeneye kwibuka ababo. Nkumva rero bijya gusa n'ibyo uvuze, uvuga uti abatutsi barapfuye, abahutu barapfuye, kuri mwebwe PPR Imena mwahitamo ko ari amahano. Rega n'ijambo ntabwo na jenoside nubwo atari n'ikinyarwanda ntabwo risobanura ibyabaye iwacu n'amahano, niko kera bavugaga n'amahano yagwiriye abanyarwanda bose. Niho navugaga yuko nyine iyo mvugo uvuze ijya gusa niyo Ingabire yakoresheje ageze mu Rwanda. Ntabwo imvugo yanjye isa niyo Ingabire yakoresheje ageze mu Rwanda, kubera ko ngewe au départ nemera ko abatwa n'abanyarwanda, abahutu n'abanyarwanda, n'abatutsi n'abanyarwanda. Nge umuntu uvuze ko jenoside yakorewe abatutsi mbifata muri cya kinyarwanda ngo ntibavuga bavuga, ntabwo umukondana. Uvuze ko jenoside yakorewe abanyarwanda kuko babatutsi fait partie ensemble y'abanyarwanda, icyo gihe ngende bwa nise imvugo yayiboneye muri izo zose ni iki? Kuko uyu munsi ushaka kuvuga ati jenoside yakorewe abatutsi, hari umwana umwe mu bari abategetsi bari baraho wapfushije ababyeyi be, ntiyumve muri iyo ensemble, bikaba byaba bibabaje cyane. Niyo mpamvu no mu mivugire yacu mu rwego rwo kunga umuryango nyarwanda tugomba no kugira imvugo twakoresha kugira ngo idakomeretsa abantu benshi. Bwana Kazungu, turimo kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu, ariko nagira ngo mbere yuko turangiza mutubwire mwebwe muri PPR Imena ikibazo cy'impunzi mukibona mute? Twe muri PPR Imena dusanga ikibazo cy'impunzi ari ikibazo cy'ingorabahizi. Nta mpamvu yatuma habaho iriya clause ya cessation y'ubuhunzi mu gihe u Rwanda rutaremera kwicara hamwe na opposition ngo bicare habe ibiganiro, babanze bumve impamvu abantu bahunga n'impamvu nta cyizere bafitiye iyo leta yo gutaha. None se nk'ubu Kagame perezida w'u Rwanda abi byose abikoze ati rwose ngiyewe nemeye kuganira n'iyo opposition, ariko abanyarwanda bari hanze bari mu nkambi barimo gupfa niwe batashye, hari icyo byaba bitwaye? Uravuga ko Kagame nka perezida wa Repubulika yemeye ko abanyarwanda habaye ibiganiro by'abahagarariye by'amashyaka n'amashyirahamwe ahagarariye impunzi? Yego. Hakaba consensus? Yego. Ariko za mpunzi zigahabwa ijambo ngo zemere ibyo
intumwa zohereje zazanye yego izo mpunzi numva zataha mu gihe haba hari politike bibonamo kandi bemerewe kuzataha mu gihugu cyabo bakagira ubuzima nk'ubw'abanyarwanda bose bahari. Kuko ushobora gusanga ntabwo nzi gahunda ihari ariko nk'iyo bavuga bati muhagarike ubuhunzi nk'ubu habaye nk'ibyabaye muri 1996 ukabona babiraye mu mpunzi cyane nka ziri hafi ya Kongo n'izikiri muri Kongo bazibabiraye barongeye babacyuye ku ngufu nkuko byagenze muri 1996 wari uri mu Rwanda urabizi. Ntabwo mutinya ko ibyo bintu bishobora kuba? Nkeka ko magingo aya ibyabaye 1996 ntibyaba kuko nta nkambi zegereye u Rwanda zihari zirimo abanyarwanda benshi baratashye. Nkeka ko 70% cyangwa 80% z'impunzi zatashye mu gihugu. Abagihari n'abari mu bihugu by'i Burayi na Amerika no mu bindi bihugu bya Afurika hirya y'u Rwanda. Nkeka ko izo mpunzi bihugu zirimo u Rwanda nta bushobozi bufite bwo kuzajya kuzikurayo. Ariko bushobora kuba bufite ubushobozi bwo kuvugana n'abategetsi b'ibyo bihugu bakaba bakohereza izo mpunzi mu Rwanda cyangwa zikabamirira nabi. Natwe nk'amashyaka ya opposition n'amashyirahamwe tukiri hanze tugomba kurwana ku baturage bacu bakiri hanze. Tubona ko baramutse batashye bahohoterwa n'ubutegetsi buriho mu gihe bwaba butarabateguriye umutekano n'ubucamanza mwigenga. Cya kibazo cy'ubucamanza kigomba kugaruka kuko abaturage benshi batinya ubucamanza. Cyuganire na benshi mu bo duhura baravuga ati tuzagenda badufunge, haracyari gacaca kandi gacaca batayemera. Ni ikibazo kitoroshye. Gacaca wowe urayemera? Nakubwiye ko nge ubucamanza bw'u Rwanda ntabwemera. Mu byo muzakora rero birebana n'imibereho y'abaturage nk'ubu mu Rwanda bavuga ko hari ubusumbane bw'imfubyi bw'abapfakazi, ko hari n'imfubyi zirihirirwa kujya ku ishuri n'izindi zitarihirwa. Ibyo muzabikoraho iki? Kwe muri PPM biri ku murongo rwose utarenze no wa 4 wa gahunda zacu kwita ku mfubyi n'abapfakazi bahekuwe na jenoside n'ubundi bwicanyi ndengakamere bwabaye mu Rwanda. Nta vangura bizajya ku murongo wa mbere kugira ngo tubanze duhoze tunasibe ibyo bikomere kugira ngo ubworoherane bubeho, nuko umuntu yiyumva akiyumva no mu butegetsi akiyumva no ku muturanyi we. Nanone mu migambi y'ishyaka muvuga ko muzarwanya uburetwa mu Rwanda. Ubwo buretwa buriho mu Rwanda koko? Ikibazo cy'uburetwa nkeka ko ikibazo cy'uburetwa cyaba gikomeye kuvuga ko uburetwa buhari. Na kera ubwo bavugaga ubuhake n'uburetwa, njye ubuhake kenshi nkunda kubufata muri context ko umuntu niwe ujya kwihakisha, niwe ujya gusaba ko bamuhaka. Uburetwa njye mbufata muri iyi mirimo ihabwa imfungwa zitemera ibifungo zakatiwe. Niyo mpamvu tugomba gushyiraho muri PPM ubucamanza bugomba kurandura icyo bita uburetwa uyu munsi mu Rwanda. Ni mu gihe hazabaho imanza abanyarwanda bemera n'inkiko zitabwirizwa icyo zikora. Nanone tujye ku butabera. Uravuga ko ubutabera bwo mu Rwanda utabwemera, ariko mu byerekeye ibirego
mwigeze gutanga amashyaka ari muri opposition mu minsi ishize mwagiye kurega Kagame irahe mu ishyaka ryanyu PPR Imena muracyatsimbaraye kuri icyo kirego cyaregwa Kagame. Mu gihe cyose dushingiye kuri twe tujya ku amashyaka ya opposition afata icyemezo cyo kujya kurega Perezida wa Repubulika Kagame, yashingiye kuri raporo ya Nations Unies yari yasohotse ashinja u Rwanda kuba ruri muri Kongo, bigaragaza ko abanyarwanda n'abanyekongo barimo gupfa, abana b'u Rwanda bayinjirirwa mu ntambara z'urudaca, n'ingaruka izo nzangano zabyara mu mibanire y'abanyarwanda n'abanyekongo. Maginga ya dutegereje imyanzuro no kumva ibyo urukiko ruzatanga ku bijyanye n'imibanire, kuko ikibabaje cyane ni impfu ziriho n'inzangano zikomeza kwibiba mu karere. Ubwo turi ku butabera mu Rwanda bavuze nyine ko nta buriho, ubu usanga nkamwe mu ishyaka nubwo mutarajya ku butegetsi, ariko nk'ubicyo mwasaba mu rwego rw'ubutabera, hari nkuko bavuze hari Deo Mushayidi ifunze, hari Mwingabire uriyo, hari Ntaganda uriyo, hari nabo bandi wavuze bafunzwe bajya mu gukora imirimo y'uburetwa. Umva rwose nk'ubu wandikiye Kagame abantu wamusaba iki kuri aba bantu bose ugiye wese akatiro afungwa urubanza rutarangira? Nge icyo nasaba ubutegetsi buriho magingo aya ni ukwemera kuganira n'imitwe itavuga rumwe n'u Rwanda n'ubutegetsi na regime iriho mu Rwanda magingo aya, kuko iyo mitwe niyivukamo abayobozi bafunze, kugira ngo bahumurize bashakire hamwe umuti kugira ngo mu Rwanda azabe amahoro arambye. Naho ubundi niba nta bucamanza bubayeho hazahoraho urwikekwe, kugira ngo ukureho urwikekwe no kukiraho ubucamanza butabogamye. Ese iyo muri mwishyaka nkuko wakomeje kuvuga ubucamanza, kandi hari abacamanza bahembwa amafaranga, noneho kuri wowe nabo bitwa abacamanza bagombye kwirukanwa kuko nta bucamanza bakora? Abacamanza ni abakozi ba leta bagendera ku mategeko igihugu kibaha, ariko ikigaragara nuko batigenga. Ubuse igihugu kitagira ubutabera umuntu yakomeza kucyita igihugu? Ni igihugu kuko igihugu no abaturage no butaka no mutungo utimukanwa. Igihugu ni ikintu kinini. Ubucamanza ni institution ikirwaho nawo bene gihugu. Yebwo dukomeje muri ibyo nyine mugomba guhagurukira gukora, hari ikintu kivugwa muri iki gihe cya kiriya nguzanyo, bari inguzanyo amafaranga miliyoni 400 u Rwanda rushaka, cyangwa murabivuga hikiriya emprunt u Rwanda rurimo gushyira ku rubuga mpuzamahanga, mu isoko mpuzamahanga. Biriya murabona bihatiki nkamwe abanyapolitiki musesengura? Twe dusanga magingo ya kuba u Rwanda rugifite ambargo rufitiwe, nta mpamvu yo guhabwa iriya nguzanyo, mu gihe abanyarwanda bose iriya ni inguzanyo izishyurwa n'abanyarwanda, haba no mu myaka 100 yaba ari mu myaka 200. Ni inguzanyo abanyarwanda bose bagomba gukiraho igikuma. Ku bwanjye numva mu gihe cyose hatarabaho ukwicara kw'amashyaka atavuganwe n'ubutegetsi ngo bemeranye ku miyoborere y'u Rwanda, nta mpamvu yuko ziriya nguzanyo zikomeza guhabwa u Rwanda.
mubikoraho iki se muri PPR Imena? Mwaragerageje kubonana cyangwa se kwandikira abo bantu bakomeza gutanga izo nguzanyo? Izo gahunda nizo tugezeho magingo aya. Urabizi ko ishyaka ryacu twabanje kwiyubaka, ariko izo gahunda zimuri strategy turimo. Kuko nyine hariho abenshi bavuga batese iyo nguzanyo n'ibyari bimaze iminsi bivugwa ku kigega cyitwa agaciro ntabwo kabaye kagihagije, byagenze bite? Ubundi se usanga agaciro kahaza leta y'u Rwanda? Oya, niko bavugaga yuko inguzanyo niyo zahagarara, ni abo bafasha basanzwe batera inkungu Rwanda niyo bahagarara, ko babonye uburyo bw'isanduku yitwa agaciro. Nkeka ko potentialité économique z'u Rwanda zitabyemera ko ako gaciro gashobora kuhaza ingengo y'imari n'iy'ukwezi kumwe, nkeka ko bitashoboka. None se biriya by'u Rwanda rujya muri Kongo, kuko nkamwe murabivugaho iki muri PPR Imena? Magingo ya twabonye hari resolution yasohotse ya Nations Unies ivuga ko hagiye kuza umutwe w'ingabo zizashobora guhabwa uburenganzira bwo kurwanya inyeshyamba zose zirwana muri Kongo. Muri PPR Imena dusanga cyaba ari igikorwa fatizo kandi twashima gishobora gutuma habaho umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Muri PPR Imena mufite yihe gahunda mu bijyanye n'ubwiyunge bw'abanyarwanda? Mu bijyanye n'ubwiyunge bw'abanyarwanda twatangiye gutegura ibiganiro mbwirwaruhame bihuza abanyarwanda b'amashyaka yose, amashyirahamwe yose, kugira ngo tubahe imirongo minini y'ubworoherane n'ubwiyunge duciye mu kuri cyane, kuko inzira y'intambara ntayo twifuza, haniyo tunarateganya ikintu kimena amaraso muri PPR ntabwo kizigera kigera iwacu. Twebwe inzira twashyize imbere n'ibiganiro. Kazungu, ubaye perezida w'u Rwanda wakora iki? Mbaye perezida w'u Rwanda nakora igihugu umunyarwanda yiyumvamo ko ari icye, akagikunda kikamukunda. Niyo mpamvu wabonye ishyaka ryacu twayihaye intego ya one people one nation. Turashaka igihugu gikunda abanyarwanda nabo bakagikunda, kandi igihe cyanjye cyo kugenda nkagenda ntari ruvumo, nicyo kintu cyonyine nakora. Ubwo nagira ngo niba hari ubundi butumwa wumva wageza ku bakurikira ikiganiro ube wabubagezaho. Ubutumwa na bakurikira ikiganiro no gusubiza amaso inyuma, bagakunda u Rwanda, bagakunda abanyarwanda, bagaharanira ikintu cyose cyazatuma mu Rwanda haba amahoro arambye. Murakoze. Nawe murakoze.